Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza umukunzi ba filime icyumba cyanjye series. Uzisi, urya ko abanyarwanda babivuze ukuri ngo akebo kagiwa mugarura kandi ngo iminsi y'igisambo ni 40. Muri filime yacu icyumba cyanjye, nyuma yuko koko na mama bari bakomeje kugenda bakora bwa bugambanyi bwabo, nyuma yuko koko na mama bari bakomeje kugenda bagambanira Miki, bazana wa musore kugira ngo yiyitirire ko ari we mugabo wa Miki, babashe kuba bafata Miki bamushingira undi mugabo, bamutandukanye na Eva wahoze ari umugabo w'isezerano. Ku munota wa nyuma uyu mugabo ngo ni Eva abashije kuvumbura ukuri kose atari yarigeze amenya muri filime yacu icyumba cyanjye. Uyu Eva nyuma yuko yamenye ko Grafreri we w'umudiaspora yamaze kuba yagera mu gihugu, uyu Eva yafashe icyemezo cyo kujya gusura mukuru we. Agezeyo baraganira, biza kurangira uyu Grafreri wa Eva amweretse umwana we. Uyu Eva atungurwa no gusanga wa musore wiyitiriraga ko ari we mugabo wa Miki ari umwana wa Grafreri we. Guys, nyuma yuko Eva abashije kuba yivumburira uyu mwana w'umusore, koko na mama we bazanye kugira ngo akomeze kugenda yiyitirira ko ari we mugabo wa Miki, ahisa amufata avuze ko agiye kuba yamukorera ibintu bibi cyane. Muri filime yacu icyumba cyanjye, ibya koko na mama we birarangiye, isi igiye kubikaragira ku mutwe ibafungireho amaferi. Umuntu bita Eva yamaze kuba yabakanira urubakwiye. Guys, abanyarwanda babivuze ukuri ngo baravuga ngo icyo ubibye nicyo usarura. Ubugome n'ubugambanyi koko na mama bari bakomeje kugenda babiba muri filime yacu icyumba cyanjye. Ibyo bagiye bakorera Miki byose, ibyo bagiye bakorera Eva byose, nibyo bagiye kuba basarura byikubye inshuro 7. Uyu Eva yamaze gufata icyemezo gikomeye cyane nyuma yuko afashe uyu musore wari ukomeje kugenda yiyitirira ko ari we mugabo wa Miki, kandi nyamara ari ikiraka ari gukora yaterejwe na koko na mama we. Ibi byose abashije kuba yabisobanura neza. Uyu Eva abashije kuba yasobanukirwa gahunda zose na plani zose koko na mama we bafite kuri Miki ndetse n'izo bafite kuri uyu mugabo ngo ni Eva. Biza kurangira afashe icyemezo cy'uko agiye gufata Miki akamubwiza ukuri, akamusobanurira buri kimwe cyose from A to Z, akamubwira impamvu yari yaranze kumubwira ko ari we wahoze ari umugabo we. Uyu Eva avuze ko agiye gufata Miki akamusobanurira uburyo ari we mugabo w'isezerano, ubundi akaba yamugarura mu cyumba cye, hanyuma akamutandukanya n'aka gasore gari gakomeje kugenda kiyitirira ko ariko kahuza ari umugabo wa Miki. Gusa nubwo uyu Eva yarakomeje kugenda atekereza ko Miki yamaze kwibuka buri kimwe cyose nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, uyu Eva yamaze kuba yasobanukirwa neza ibijyanye n'ubugambanyi bwose bwabaye kuri Miki, uburyo koko na mama we bamugambaniye bakamushimuta, uburyo yageze ubwo bamukubita ikintu cyo mu mutwe agata ubwenge. Uyu Eva yamaze gusobanukirwa buri kimwe cyose acyandika mu bwonko, avuga ko uyu koko na mama we igihe kigeze kugira ngo babe bafatwa batangire kuryozwa ibyo bakoze. Uyu musore nawe wari ukomeje kugenda yiyoberanya, yaje gusanga uwo yitaga ko basangiye umugore cyangwa uyu mugabo ngo ni Eva. Yaje gutungurwa no gusanga aka kana kari kakomeje kugenda kiyitira ko ari akagabo ka Miki, nyamara yakabaye ari nk'umwana we. Guys, ibintu bikomeje kugenda bibera muri filime icyumba cyanjye, ndatekereza ari benshi bakomeje kugenda babona neza ko iminsi y'umujura ari 40. Iyo bigeze ku munsi wa 41 birangira umujura afashwe. Guys, ubugambanyi bwose bwari bwarakomeje kugenda bugirwa ubwiru
ubugambanyi bwose umuntu bita Eva yari amaze igihe kirekire atazi bwa Koko na mama we, bwose yamaze kuba yabumenya, yamaze kuba yasobanukirwa neza. Wari ukomeje kugenda yiyitirira umugore we agamije kuba yamutwara bitewe n'ubugambanyi bwa Koko na mama we. Uyu Eva yamaze gusobanukirwa buri kimwe cyose, ari nayo mpamvu tugiye kuba twababwira ibyemezo bikakaye cyane umuntu bita Eva yamaze kuba yafatwa. Niyo mpamvu tugiye kuba twabasobanurira process zose, uburyo Koko na mama we bagiye gufatwa bagatabwa muri yombi, bakajyanwa mu bushinjacyaha, bagatangira kuryozwa ibyo bakoze. Gusa hagati aho ngaho nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, ibya Marene n'umugabo we Sadiki ndetse n'uyu wahoze ari umugabo we akaba na grand frère wa Eva, ibyabo byose bikomeje kugorana. Murabizi ko uyu mugabo ngo ni uyu mugabo wo mu diaspora akaba na papa wa King wari ukomeje kwiyitirira ko ari umugabo wa Miki, yavuze ko umugabo azafata abana n'umugore we azamushinja ibyaha bikomeye cyane, akavuga ko bamuririye imitungo, akaba yamwishura buri kimwe cyose. Ese uyu mugabo ngo ni Sadiki yari akomeje kugenda abona ko ari umugisha kuri we, aho ntibyaba bigiye kumubera umuvumo? Uyu mugabo wa Marene akaba yamufata agatangira kumushinja ibyaha bikomeye cyane, Sadiki agahomba n'utwo yari afite. Uyu Sadiki yari akomeje kugenda aririra byinshi, ariko ku munota wa nyuma bishobora kuba bigiye kurangira abuze buri kimwe cyose nk'ingati imennye. So rero tugiye kubasobanura step by step z'uburyo umuntu bita Eva yabashije kuba yamenya ukuri bitewe no kubona umwana wa grand frère we yiyitirira umugore we. Ibi byose rero kugira ngo ubashe kuba wabibona, ubashe kuba wabisobanukirwa neza, nanone nuko wibuka gukora subscribe nimba utarabikora. Reba aho hasi nusanga uramaze gukanda subscribe ukandi like yo buri wese ukurikiye iyi video ni byiza ko akanda like, ntako gakumwe kiganza karege hejuru kugira ngo dukomeze twenjoying na filime yacu Icyumba cyanjye, buri kimwe cyose gikomeze kugenda neza. Guys, murabona ko ahantu Miki yarageze, nanone abantu bari batangiye kuba barambirwa, bari batangiye kubona umuntu bita Miki yiyoberanya, yijijisha, yanga kuba yagaragaza ukuri kandi akuzi neza. Ariko Miki nawe nyuma yo kubona ko ibyo kuba yaributse buri kimwe cyose batangiye kuba babivumbura, nawe yahise afata icyemezo cyo gufata umugabo we Eva, amubwiza ukuri, amusobanurira buri kimwe cyose. Ari niyo mpamvu twavuga ko episode za filime Icyumba cyanjye mugiye gutangira kubona mu minsi iri imbere ari episode z'imiriro, ari episode zidasanzwe, ari episode mutigeze mubona na rimwe kuva filime Icyumba cyanjye yatangira. Ubwo rero murasabwa gutanga ibitekerezo byanyu hasi muri comment, murasabwa gushiramo udusitika tw'imitima twinshi cyane, ubundi mukomeze kugenda mutubwira uko mubyumva. Ese ni iki kitagenda neza muri filime Icyumba cyanjye? Ese ni iki kiri kubashimisha? Ubundi dukomeze kugenda twenjoyinga na filime Icyumba cyanjye. Iki nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo amabanga yose yari ari muri filime agihanze, ukuri kose kujya hagaragara, kuko baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Nubwo Miki yari akomeje kugenda yigira nk'injiji, yanga kugaragaza ko ibintu byose arimo abyibuka, ariko ku munota wa nyuma birangiye bigaragaje. Guys, Koko na mama we ibyabo bigiye kuba byarangirira ahangaha, nyuma y'uko mwarakomeje kugenda mwifuza ko Miki yahabwa ubutabera, akagaruka mu rugo rwe, agasubirana n'umugabo we, agasubira mu cyumba cye. Ibi nibyo bibashije kuba byaba, umuntu bita Miki abashije kuba yahabwa ubutabera. Nk'uko mubizi, ukuri guca mu ziko ntigushe. Ese guys, abantu mwarakomeje kugenda mwifuza ko uyu Miki yasubirana n'umugabo we, aho kuba basubiranye byaba ari ibyishimo kuri mwe. Gusa hari abandi bakomezaga kugenda baduha ibitekerezo byabo batubwira ko kuva uyu mugabo ngo ni Eva yarakoze ikosa ryo kwirengagiza Miki, akanga kumusobanurira buri kimwe cyose, akanga guhita amugaragariza ko ari umugabo w'isezerano. Miki adakwiye kuba yasubirana nawe, ahubwo akwiye kuba yakaka divorce bagatandukana,
ariko nk'uko mwabibonye kuva filime igitangira, ibintu byose Iva yakoze yagiye akorera Miki bibi yabiterwaga na Koko na mama we bamugambanira, aho bafataga uyu mugabo ngo ni Iva bakamubwira ko Miki yataye urugo agiye kwishakira abandi bagabo, kandi nyamara uyu Miki yashimuswe. Ibibazo byose rero Miki yarakomeje kugenda ahura nabyo, Iva yamaze kuba yabisobanukirwa, yamaze kuba yamenya akantu ku kandi, ndetse yamaze kuba yafata n'icyemezo cy'uburyo afatanyije n'uwahoze ari umugore w'isezerano Miki bagiye gutangira gufata Koko na mama we bagatangira kubaryoza ibyo bakoze. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, shira imigisha mu byo mukora byose, we love you.